bitewe n'ibyo numvaga muri jyewe nifuzaga ku muntu twazabana, byose ntabwo yari abyujuje pe, ariko nagize nshaka kukugishaho inama n'iki. Ati muri iyo minsi ba basore babonaga ba bandi naniyumvagamo, nabonaga ibyo nshaka mu muntu babyujuje, nkunda cyane, ariko wabashije gutera intambwe akambwira ati nkeneye umubano wo kubaka urugo, ubundi ugasigara warabuze byose. Namwe rero mugiye kumfasha kwimire, ariko uwo mugabo ukubwira ngo umugabo wawe ngo ntimuberanye, uramutse uretse umugabo wawe mwabana ngo ntimuberanye, ntawamugutereteye muri abo, ntawamugusabiye muri abo, batazi uburyo mwahuye, batazi icyo wamukundira, ikintu cyatumye umukunda ukamuhitamo icyo ari cyo cyose sinkitayeho, nicyo gifite agaciro kurenza ibyo bari kukubwira. Uzi ko hari ukuntu umuntu bamuvuga nabi agahinduka mubi koko kandi atari mubi, hari ukuntu usenya urugo, namara kurusenya rero uzajya mu murongo w'abayibobo hano hanze, nta gaciro uzagira, kuko agaciro kawe n'uriya mugabo, agaciro kawe n'uriya mugore. Impamvu akubona kuri mwiza ni icyubahiro umugabo wawe kiba ku mugabo wawe kikuriho. Umunsi cyakuvuyeho ni nk'uruzitiro, uruzitiro iyo rwavuye ku murima, tuvuge ndura umurima w'intoryi, umurima w'inyanya, uruzitiro iyo rwawuvuyeho abahisi n'abagenzi bagenda bagashikira inyanya, bagashikira intoryi kubera nongeye kubasuhuza mbifuriza ikaze kuri filime wacu twifuriza amahoro. Hari hashize iminsi tudaherukana kubera impamvu zigiye zitandukanye zagiye zibaho, ariko sinabirengagije, ndabakunda cyane kandi nabonye yuko munzirikana, mwagiye mumbaza muti ko tutaguheruka, ko tutakubona, kandi koko nanjye numva ndigaye, ariko kubw'urukundo mbakunda nigoye kugira ngo twongere tuganire, ntiduherukanye rero. Muri ino minsi rero hari umukobwa wanyandikiye angisha inama, arambwira ati ndi umukobwa w'imyaka 25, muri iyo myaka yose abantu baranteretaga, ariko bikarangira nta gahunda yo kubana. Nanjye nakumva ko nta gahunda yo kubana, kuko nirindaga ko najya mu bintu by'ubusambanyi cyane, bikarangira tudakomezanyije. Yewe hari n'abo numvaga nkunze, ariko nkabona bashaka umubano ukomeza gutyo udafite icyerekezo, ariko nkumva ntabwo bikwiye. Ati bigeze aho rero haza umuntu w'umusore, ati yego, ati bitewe n'ibyo numvaga muri jyewe nifuzaga ku muntu twazabana, byose ntabwo yari abyujuje pe, ariko hari iby'ingenzi yari afite. Ati muri ibyo by'ingenzi no kumbwira ko akeneye umubano werekeza gushinga umuryango, nabyo byatumye numva amuhaye agaciro n'ibiwe. Ati rero hanyuma tangira urugendo rwo kuganira, inama, turahuza, birangira ambwiye yuko ashaka kuza gufata irembo no kunkorera ubukwe kugira ngo tubane. Ati rero ikibazo nagize nshaka kukugishaho inama n'iki. Ati muri iyo minsi ba basore babonaga ba bandi naniyumvagamo, nabonaga ibyo nshaka mu muntu babyujuje, niho bagize avantage yo kuza kumbwira ko bankundaga, kuko babonye ko nafashwe irembo, bambwira ko nabo bari bafite imishinga yo kubana nanjye. Ati none baragutwaye gutya na gutya, ati ntabavuye muravuga ati rwose ibyo bintu bireke, naragukundaga, ati buriya numvaga nzakubwira igihe kigeze, kandi uwo muntu naramukundaga. Ati none ubu imitima yambanyije, ati umutima umurambwira ngo nkomezanye n'uwo nguwo wamfashe irembo, ntakunda cyane, ariko wabashije gutera intambwe akambwira ati nkeneye umubano wo kubaka urugo, cyangwa se numvira uwo nguwo nkunda, ufite byose numva nshaka mu muntu, ariko wari waratinze kubimbwira. Numvise ari ikibazo gikomeye, ariko sinabura kumugira inama. Rero mwa bantu mwe, uburyo satani yanga umuryango biratangaje.
akibona umuryango ugitangira guhangwa atangira kuwurwanya. Njyewe namugira inama ziteza iki, ndamubwira niba uwo muntu mwari mufitanye umubano igihe kirekire akaba atarigeze aguha icyo gitekerezo ngo akubwire ngo nkeneye kubana nawe, akaba abikubwiye kuko yabonye ko ugiye gufata irembo, uwo nushaka kugutesha umutwe, wamara kureka uwo mwari mufitanye gahunda nawe akakureka, ubundi ugasigara warabuze byose. Namwe rero mugiye kumfasha kugira inama uwo mukobwa, ese koko areka umusore waje akamubwiza ukuri akamubwira ati ngenda gukunda kandi ndashaka kugukwa nkamusaba tugakora mariage tukabana, yumvire wa wundi yakundaga ariko utarigeze utera intambwe ngo abimubwire mbere yose ko amushaka, akaba bimubwira utapasi, ubwo muramfashe. Ibyo nabyo birajyana n'ukuntu abantu, umuntu, umugore cyangwa umugabo wabubatse ingo bimereye neza, akazi inkonkobotsi y'umugabo cyangwa se y'umugore. Tuvuge urugero ku mugore, wa mugore we uri mu rugo rwawe, urugo rwose ntabwo rujya ruburamo utubazo. Umuntu rero akaza akakwinjirira akubwira ati ndagukunda, naragukunze, buriya rwose kuva na kera kose naragukundaga, buriya tunigana naragukundaga, cyagiye twari duturanye naragukundaga, burya cyagiye turimba muri korali naragukundaga, nuko bitakunze ariko rwose ari kumbera umugore, nawe ukamutega amatwi ati none uriya mugabo muri kumwe ndimuberanye. Urumva noneho waba uzi ko umugabo wawe hari ahantu afite intege nkeya, ukaba atari kuzi ko bishobora ko tutari tuberanye koko, agatangira kuguha proof zose zigaragaza ko umugabo wawe tutaberanye kandi mumaranye imyaka myinshi, mwarabyaranye, mufitanye abana, mufitanye imishinga, urugo rwanyu rwari rubanye neza, yangiza akakubwira ati buriya uramutse unamuretse njyewe nagushaka kugira umugore twabana. Nagira ngo nkubwize ukuri wa mugore, uwo muntu ari kugushuka kugira ngo usenye urugo rwawe, numara kurusenya ugende ube mayibobo, nawe ntazakomezanya nawe. Ubwo ni ukuri kuri bukurye cyangwa se kuri utari bwishimire, ariko uwo mugabo ukubwira ngo umugabo wawe ngo ntimuberanye, uramutse uretse umugabo wawe mwabana, ari kukubeshya, arashaka kugusambanya, ikindi akagusenyera urugo, rwamara gusenyuka agahita agenda agashaka uwo ashaka cyangwa agakomezanya n'uwo wari kumwe mu rugo. We ntazasenya urugo rwe ku bwawe, azagushuka wowe urusenye uzi ubishorekeye, cyangwa se nabwo akureka ahubwo indaya y'abandi bagabo ube mayibobo. Icyo nguhamye rero, wa mukobwa we maze kubona fiyanse, umukobwa wamaze kubona fiyanse, abantu bose barakunuka, ugatangira kubona yari mwiza kandi batari barimo kubona ubwiza bwe. Mbese wagira ngo ni uko wabaye mwiza, ndetse nuko uba wahindutse, ahubwo niya satani ishaka kukurwanyiriza urugo ushaka kubaka, niya satani ishaka kurwanya ahazaza hawe, harwanyiriza aho ngaho, utangira kuzivuga ngo buriya twaragukundaga, ngo twaragushakaga, kandi si no ku bagore gusa, nawe wa mugabo mara kubaka urugo rwawe wibaniye neza na madamu, abagore bagatangira kukubwira ngo uriya mugore wawe ni mubi, ngo ntimuberanye, ntawamugutereteye muri abo, ntawamugusabiye muri abo, batazi uburyo mwahuye, batazi icyo wamukundiye. Ikintu cyatumye umukunda ukamuhitamo icyo ari cyo cyose sinkitayeho, nicyo gifite agaciro kurenza ibyo bari kukubwira. Uzi ko hari ukuntu umuntu bamuvuga nabi agahinduka mubi koko kandi atari mubi. Hari ukuntu imiterere yacu yatangaje. Umuntu ashobora kuza akakubwira umuntu ati uriya muntu ni umugome, ni mubi, akakubwira ububi bwe kandi utari wamubona, wigeze ubana nawe, nta kintu wigeze aguhemukiraho, ugahita umushyira muri iyo classe y'ububi, wajya unamubona ukamubonaho ububi n'ubwiza bwe ntugire gute n'ubundi, kuko umuntu yagize gute yamukwangishije. Hari abantu bateye gutyo, bafite abadayimoni bo kwangisha abantu ababo, akakwangisha umugore wawe ugatangira kumubonamo ububi kandi umugore wawe ni mwiza, we wamwisabiye ntawamugutsindiriye. Agatangira kukwangisha umugabo wawe kandi umugabo wawe mumaranye imyaka myinshi, mwarashakanye, n'ibyo akubwiraho
kuri we urabizi kumurusha kuko wamwemeye ubibona. None se niba warashatse umugabo wawe hari urugingo adafite wamushatse utabizi, mbese ko icyaza kubikwibutsa none ukabiha agaciro icyo gihe. Ni Satani ishaka kugusenyera urugo, namara kurusenya rero uzajya mu murongo wa Mayibobo hano hanze, nta gaciro uzagira kuko agaciro kawe n'uriya mugabo, agaciro kawe n'uriya mugore. Kabone nuko hari n'ikindi kintu rero kidasanzwe, nta n'ukuntu umuntu akubwira ngo aragukunda, ngo ndagukunda mu buzima bwanjye bwose, ngo uramutse uretse uriya mugore muri uriya mugabo wawe ngo ngiye twanabana. Aragushuka uramutse uretse uriya mugabo wawe, yahita abona ko uri umugore w'ikigoryi. Ntabwo niyo kabone niyo yaba nta mugore afite ari umusore, ntabwo yagushaka kuko yabazi yuko nihaza undi nawe umeze nkawe akagushuka, azabona ko nawe uzagira azabona uri ikigoryi kandi azaba yagusenyera urugo rwawe ntuzasubira. Icyo ngusabye rero, komera ku rugo rwawe, hagira umuntu uza mu matwi yawe ngo akubwire akwizeza ibitangaza bitari, akuvane mu rugo rwawe umazemo imyaka 5, umazemo imyaka 10, umazemo imyaka 20, ngo yakubonye ko ubwiza budasanzwe. Ikintu kidasanzwe akubonaho wakigize kubera uriya. Niba kubona uri umugore mwiza, nta mugore uba mwiza adafite umugabo mwiza. Waba mwiza gute? Ubwo bwiza ariko ukubona uri kubukesha uriya mugabo wawe. Umunsi washenye urugo rwawe ukaba Mayibobo, nta bwiza uzongera kubonekaho. Impamvu akubona kuri mwiza ni icyubahiro umugabo wawe kiba ku mugabo wawe kikuriho. Umunsi cyakuvuyeho ni nk'uruzitiro. Uruzitiro iyo rwavuye ku murima, tuvuge ngo uri umurima w'intoryi, umurima w'inyanya, uruzitiro iyo rwawuvuyeho abahisi n'abagenzi bagenda bagashikira inyanya, bagashikira intoryi kubera nyine uruzitiro ruba rwawuvuyeho. Rero Satani afite amayeri menshi yo gusenya ingo muri ino minsi. Akaba hari ikintu mwapfuye n'umugabo muri iki cyumweru cyangwa se muri uko kwezi, kuko nta bantu babana batagira icyo bapfa, ntabwo bishoboka. Na mama wawe wakubwiye hari igihe mugirana amakimbirane kandi mutangana, nta rundi rwango, ari ukubera nyine nibwo buzima. Abantu hari igihe babaho bafite utuntu bapfa, ariko utwo tuntu ntidutume batandukana burundu. Hari igihe dushira bagasabana imbabazi, ubuzima bugakomeza. None niba umubyeyi wawe akubwiye mwagirana amakimbirane, cyangwa umuvandimwe munsi ibere rimwe mwagirana amakimbirane, ariko ayo makimbirane agashira ubuzima bugakomeza, kuki wumva umuntu mwahuye mukuze, mutarerewe hamwe, mutarerewe mu muco umwe, mutarezwe n'ababyeyi bamwe, mudahuje DNA, urumva yuko we mutazashwana. Mwese gushwana kwawe nawe kugira ngo tudukomfure bivuze gutandukana. Rero hari ukuntu mugirana utwo dukomfure muri iyo minsi, rero umuntu akagufata muri izo ntege nke. Yarandutse, yambwiye nabi, namufatanye message, agatangira akakubwira ngo umugabo ntimuberanye, ugatumva ati nibyo koko, nanamufatanye na message yananca inyuma, ugatangira gukumvisha uburyo cyuri mwiza yagutunga, kandi aragira ngo ube muri urwo rugo wangare. Aragira ngo ube muri urwo rugo wangare. Ni Satani ushaka kutwangaza, ashaka kuzana umwuka w'urwangaro kuri wowe. Numara kuruvamo ubwiza wari ufite buzavaho, kuko ubwiza bwawe ni uriya mugabo, ubwiza bwawe ni uriya mugore. Uriya mukobwa uri kukubwira ngo uri umugabo mwiza, umugore wawe ntagakwitaho, ko ntagaguha keya. Umugabo, abagore bose ni bamwe. Iyo muhararanye ibuka na wa wundi n'uwo muri fiançaye, no mu kwezi kwa buki mwari mumeze mwarateruranaga, mugatamikana, mukitana mukijyana muri dushe. Ariko uko iminsi yagiye ishira, uko inshingano zigenda ziyongera mu rugo, niko niyo mikino igenda ishira. Muri kugira abana benshi, ari kwita ku mwana, aratwite, ntamerewe neza, yagiye kubyara, uwo mwanya ntuhari. Nawe uri mu nshingano, wagiye gushaka amafaranga, wagiye gushaka ubuzima, nawe umwanya wo kumutetesha ntuhari. None ibyo ngibyo kuko ngo byarangiye byo muri fiançaye cyangwa muri wa kwezi ngo kwabuki birangiye, urugo rurarangiye. Urugo ni ikindi kintu, urugo ni ikintu kirenze ibyo byose bitekerezwa. Mu gihe mubonye umwanya mushobora kubikora, ariko nabwo ntabwo mubikora nk'uko mwabikoraga mugifiançanya cyangwa se mutari mwabyara ngo mugire inshingano nyinshi. Ibyo rero higira umuntu ubyinjiriramo ngo aza kwangisha umugore wawe,
kuko ashobora kumukwangisha uriya mukobwa ukagenda ugatandukana na n'uriya mugore, naramara gutandukana umukobwa akicara akikoresha inama akabata, ariko se umugabo wacaga umugore inyuma babana babyaranye abana 3 cyangwa 4 ni gute ngiye namwemera afite abo bana anacinyo yaraciye n'inyuma uwo bashakanye? Kuki ngiye batanci inyuma cyangwa ngo nkorere ibirenze? Ugasanga ukubanye mu rugo rwawe nta nakwemereye ngo mubane, ugasanga nawe bayindushye mu zindi hanze. Reka kutagira urugo ni uburushyi. Niba uri umugabo wari ufite umugore ugusasira, ugutegurira imyenda, ugutekera ibyo kurya, ugasanga abana bameze neza bakoresheje homework, ugasanga umwana niba yarwaye abonye umujyana kwa muganga, nawe ukajya mu mirimo yawe wumva utuje kuko mu rugo hari umuntu, none ukaba urimo kubazwa byose, ukaba warabaye umugabo ukaba n'umugore, cyangwa se warabaye umugore ukaba n'umugabo, wagira ngo ntiwabaye indushyi. Rero iyo umuntu yasenye urugo aba yabaye indushyi, aba umugabo cyangwa umugore. None iyo bigeze ku mugore ho bari double, kubera ko uburushyi bw'umugabo butandukanye n'ubw'umugore. Umugabo icyambere ntasaza, no mu myaka 60 abona umukobwa mwiza ukiri muto w'imyaka 25, ariko wowe wa mugore wigeze mu myaka 40-45 kugira ngo uzabone umugabo ukwemera ngo kugira umugore wo mu rugo biragoranye. Abagabo bishakira abana bakiri batoya badafite n'inshingano nyinshi. Ubwo rero ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, uwo mukobwa reka tumugire inama, gusa ngiye namugira inama ndamubwira nti uwo wagusabye agatanga inkwano z'imfatarembo, akakubwira ijambo rikomeye ko ashaka ko mubana ubuzima bwe bwose busigaye, niwe mugabo ugufiteho gahunda. Naho uwoza kukubwira ngo yari yaragukunze ngo na mbere hose, ngo ariko ngo atinya kubikubwira cyangwa ngo atinda kubikubwira ngo kubera impamvu, uwo si uwawe nta nubwo ari Imana yakugeneye uwawe. Kuko numara kumwanga nawe ashobora kukwanga ukamura byose nk'ingakumwe. Namwe rero mumfashe tumugire inama, niba naramugiriye birashoboka kuko ntabwo ndi umuntu w'inararibonye cyane ufite ibitekerezo birenze iby'abandi. Namwe ibyanyu birakenewe, anigiye mwamugira inama nziza irenze iyanjye kandi ikaba ariyo yubaka. Niyo mpamvu mbanazanye icyo kintu umuntu wangishijeho inama. Ngiye bumfite akazi gakomeye, mfite abantu benshi bangisha inama, nabaye umuntu mukuru ariko ndashima Imana yatumye bangirira icyizere, bakabona yuko nkwiye kugira inama ingeri zose, ari abagabo bangisha inama, ari abagore bangisha inama, ari n'abakobwa bangisha inama. Niyo mpamvu mba ntabyiberanye kugira ngo ntaza kubagira inama mbi bitewe n'uko yenda afite imyaka myinshi, bitewe n'uko ntafite experience muri ibyo bintu. Namwe kugira ngo mumfashe, nizere ko tuza guhurira muri commentaire umukobwa tukamubwira inyifato akwiye kwifata. Kandi ibyo bintu bikunda kubaho, si we wenyine byabayeho. Umukobwa wese wabonye fiance, abahungu aho bahabiye baraza bakavuga, nabo muri karitsiye batangira kubona ko ari mwiza, batangira kumubwira ati burya twagukunda. Rero ntabwo baba bagukunda, ahubwo sinzi ukuntu igitsina gabo giteye, niba ari ishyari, niba ari inarijye, niba ari satani bigira ngo ikwangaze. Uba ugomba kuba maso, ukaba umuntu ukomeye mu mutima, kandi icyo wiyemeje akaba ari kifokasingaho. Apana kugenda uca ureba hirya no hino ngo buriya ngo ni umukire, ngo none arabimbwiye ngo reka mbivemo, buriya ngo yarize ngo reka mbivemo, buriya ngo namukundaga ngo nabonaga ari umusore mwiza ngo reka mbivemo. Ubizi ute kubivuyemo mwakomezanya ko atari yarigeze bikubwira kare kose? Wari ugize 35 atari yabikubwira, none ugize amahirwe ubonye ukura ku ishyiga, ntangiye kumva amabwire ngo bagukundaga. Ugize amahirwe ufite umugabo wawe mubanye neza, abandi ngo zarasenyutse, agahinda n'ibikomere hanze aha, none ngo umuntu ari kukubwira ngo umugore mwiza ngo ntuberanye n'uriya mugabo ukawugiye kuruvamo. Ufite umugore mwiza ukubaha, uriya mugore mwiza ngo ntago ari uwawe ngo ntimuberanye, ngo ni mubi. Gute se babonye ububi bwe kandi ari we wamwiteguye? Ese ubundi ni gute umuntu akubwira ngo umugore wawe cyangwa umugabo wawe ni mubi ukamutega amatwi? Ababi barashakana, ubwo nawe bavuze kuri mubi kuko ntabwo ari kumushaka, ari mwiza kuri wowe cyane. Ubwo rero icyo mbifurije ni ukubaka ingo nziza zizira amakimbirane, mukamenya amayeri ya satani n'icyo bashaka ku ngo. Icyo ashaka ni uko imiryango isenyuka, isi ikuzura ibikomere, ikuzura abantu bahungabanye, ikuzura abantu badafite ibyiringiro. Kuko urugo iyo rusenyutse hasenyuka ibintu byinshi, yaba ari urusenye, yaba ari uwaciwe intege kugira ngo rusenyuke.
bose ni abanyabikomere, ni abanyagahinda, kuko umunyarwanda yavuze ngo umwanzi aragashaka kabiri, ugize amahirwe wasazana n'uwo mwashakanye, kuko na Bibiliya yaravuze ngo umugore ngo ntugahinyure umugore wo mu busore bwawe. Ubwo rero mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha yayo, komeze mugubwe neza, mwubaka imiryango myiza izira amakimbirane. Ndabakunda, Imana ikabishabaye.